Whatsapp. Reka nizere ko mumeze neza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nk'uko bisanzwe iri ni ijwi ry'amahoro TV. Ndababwiye ngo nzabagezaho byinshi bitandukanye, ndababwira ngo nzakora uburyo bushoboka bwose bushoboka bwose. Nzajye mbagezaho byinshi bitandukanye, mvane abantu mu rungabangabo, kandi abantu benshi bagire gusobanukirwa ibihishwa amaso yabo. Uyu munsi naje kugira ngo nicaye kuri kamera z'ijwi ry'amahoro kugira ngo mbabwire ngo ukuri kuzuye, ukuri kudasanzwe. Abantu benshi barimo baragenda, Satani arimo arabafata, arimo abica mu buryo nabo ubwabo batazi ko bari gupfa ariko barapfuye kera. Yego, reka manze mbabwire rero, ndaza kuvuga ko ibintu bibiri ndibyo ngiye kwibandaho cyane, ariko reka tubanze dusenga Imana. Ngewe ibiganiro byose nkora, ngewe haba gusesengura, haba kujya gute, nzajya nsenga Imana kuko byose ni mu biganza by'Uwiteka. Mbibutsa ngo nyabuneka, igihe tugezemo, igihe turimo, ni igihe cyo gusenga, cyo guhamagara Yesu cyane kuruta ibindi byose. Reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, Imana yihagije, Imana ihambaye, nyemerera umugisha, nyemerera uduhagarareho, nyemerera udushyigikire. Umuntu wese ugiye kureba iki kiganiro, umuhereze umugisha mwinshi kandi umugirire neza, mwambike imbaraga. Nanjye ugiye ku bandi muri iki kiganiro, umuhereze umugisha kandi hahembuke imitima ya benshi, byinshi bihinduke. Urakoze kuri mwiza, mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana ikomeze guhimbazwa. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu yakumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjire dusangire. Ni amagambo Yesu yavuze mu byahishuwe Yohana ibice 3:20. Rero ndimo kuza kuri kamera mbabwira ngo uyu munsi ukingure umutima wawe, wumve izi mburo cyangwa se izi nama ndimo kukubwira. Ibingibi ndimo kukubwira bizagufasha haba muri ubu buzima ndetse no mu bundi buzima, kandi bizagufasha cyane. Nze gutanga itangazo ryihutirwa, mbwira aba bantu, tugeze mu bihe Satani ari gukora cyane, ariko n'Imana iri gukora cyane kuruta Satani. Ariko abantu nibumvira Imana, abantu bari bwumvira Imana, abo ngabo bo bazakomeza kubaho, bazakomeza kuba mu buzima butarimo ubwoba, ndetse bari mu buzima butarimo urwikekwe. Uyu mugabo bita Mpano y'Imana niwe ndaza guheraho, niwe ndaza gutangiriraho, ndetse nawe ndaza kuvugaho cyane kenshi. Ndaza kubabwira kuri uyu mugabo kugira ngo muze kumwitondera cyane. Biravuga ngo Satani arimo arabiba ubutunzi bwinshi kugira ngo abantu benshi agende abibagiza gukorera Imana, ahubwo bahugire kwa biriya bya mpano y'Imana. Ntabwo ari impano y'Imana, ni impano y'Imana, ariko ni impano y'ikigirwamana, impano y'abazimu, impano y'abakoshi. Uriya rero, uriya ni mu mwitondere cyane, ni mu mwitondere, kuko misiyo ye afite misiyo ivuga yuko agomba gufata abantu ibihumbi akabashyira ikuzimu akabatamba. Mwibuke ko iyo muri iyi minsi yahinduye systeme. Mu bushize naje mvuga ngo mbese umuntu uvuga ngo akorera Imana, mundi wa mwanya nta Bibiliya afite, ibyo avuga byose abikura, aza afite Bibiliya, ashaka nko guhinyuza ibyo nari navuze, aza afite Bibiliya. Hanyuma rero ejo bundi hari ibintu birimo bintera agahinda, kuntu Imana yacu turimo turayifata mu buryo uko tuyifata, turi kuyifata nabi cyane. Niyo mpamvu izanye umujinya wayo igiye kuwusuka mu bantu. Kubera iki? Imana turimo kuyifata uko bidakwiriye. Uriya mugabo ni Mpano y'Imana, uriya bari kumwe ni Moses, I think so, kandi Moses uriya bari kumwe, ariko Mpano y'Imana n'uriya muhungu bari kumwe Moses bari gukora amakosa akomeye nka gukora Imana mu jisho. Rero ijambo ry'Imana Zaburi 50:21 haravuga ngo urabikora nkakureka ukagira ngo Manu nawe umunsi umwe nzabishyira imbere yawe uko bikurikiranye, nta kintu kizagukiza. Ndabatangariza ngo uyu mwanya tuvugana Mpano y'Imana arimo akoresha amayeri menshi kugira ngo aze kuyobya abantu. Yaje none ari kubera ko azi ko abantu bakeneye ubuhanuzi bwinshi kuruta ijambo ry'Imana. Munyumve neza, abantu benshi bakeneye ubuhanuzi kuruta ijambo ry'Imana. Noneho Mpano y'Imana we yazanye ibintu bibiri, azana amafaranga, abona ko abantu batangiye gucika ku mafaranga ye, ahita azanamo n'ubuhanuzi. Abantu badasobanukiwe bari kumva ngo ni Uwiteka uvuze, kandi ari abazimu bavugiye muri Mpano y'Imana, kandi atari Imana ivuze. Mu by'ukuri uriya mugabo ari kwiyuzuza Mwuka Wera ntawagira. Bibiliya iravuga ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera. Icyo ni kimwe. Kabiri, Bibiliya ivuga kuntu
imbuto zikwiriye. Ntabwo imbuto Bibiliya yavuze, ntabwo bavuga ko umuntu uzahanura wese cyangwa se uzavuga ubutumwa bwiza cyangwa se uzerekwa, birasaba kuba afite imbuto. Uriya mugabo wiyise mpano y'Imana rero, mpano y'abadayimoni, kuko niwe akorera, niko avuga ko akorera Satani. Iriya mpano y'abadayimoni we icyo ice nuko we avuga ngo yuzura mwuka w'Imana, ngari guhanura. Icyamuzanye ngari guhanura, ngari kwerekwa. Uramutse urebye nta mbuto agira. Ntabwo ubuhanuzi bugendeshwa ngo kubera ko azi guhanura cyane, azi gusimbuka. Oya, mubyumve neza, njye ndimo ndavuga aya magambo nyavugishijwe n'umwuka w'Imana, ndetse nyavugishijwe na mwuka w'Imana uri muri njyewe. Ko natangiye mvuga ngo uyu munsi niwakumva ijwi ry'Imana ugakingura ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Kabiri, ijambo ryatubwiye mu Byahishuriwe Yohana ibice 3:20 havuga ngo 3:20 havuga ngo dore mpagaze ku rugi ndimo ndakomanga, umuntu niyakumva ijwi rye agakingura azinjira dusangire. Rero niwakumva imiburo y'Imana nuko Imana iri kuvugana nawe uyu munsi wa none, uri bubone ubwiza bw'Imana, uri bubone impinduka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rero mpano y'Imana afite amayere menshi arimo kuza gukoresha kugira ngo avane abantu kuri Yesu, asaze abantu mu mutwe. Mumwirinde mu buryo bwose bishoboka, ni mumwirinde cyane bishoboka, mumwirinde kabisa. N'uyu rugayingi mumwihorere, ariko cyane cyane impano y'Imana ndacyamuvugaho cyane. Uyu mugabo bitwa mpano y'Imana, njyewe ntabwo arimo gucika intege, kuko Satani cye akoresha amayeri yose. Iyo amayeri ye amwe abonye ananiwe, akoresha ya kabiri. Yabona amayeri ya kabiri ananiwe, agakoresha gatatu. Niyo mpamvu yagiye azana ubuhanuzi, mu bijyanye na biriya biganiro akora. Ngari guhanura ngo n'Uwiteka, ngari guhanura n'iki. Uriya nta Mana agira, nta mwuka w'Imana ukorana nawe. Mwigeze mubona uriya? Nyamara Bibiliya ivuga ngo mufite amaso ariko ntimubona. Mufite amaso ntimubona. Ni ikihe Satani yabahera ubusa? Ni ikihe Satani atangira ubuntu? Ni ikihe mwabonye Satani atangira ubuntu? Ibyo byose ni akondisiyo. Nawe ubwe arabibwira ngo ni kondisiyo. Ese mufite amaso? Amaso yanyu ntabwo areba, amaso yanyu ntabwo abona. Nyaboneka abana b'Abanyarwanda, ndababwira muri ubu buryo bwose bweruye, munadufashe, na RIB dufashe. Uriya mugabo ngo ni impano y'Imana, n'amasengesho tuyasenge. Uriya mugabo tumuhagarike. Ukarimo icya mbere ari kwandagaza amafaranga y'igihugu, ayafata nabi, ngarayakora, ngagira gute, arimo arayandagaza. RIB dufashe nayo, ko ubuyobozi bwose buva ku Mana. Idufashe ijye kureba uriya mugabo. Icyo ni kimwe. Kabiri, arimo arasaza abantu mu buryo bwose bushoboka. Abantu benshi barashaka impano, banze gukora, ariko ntibazi ko ikuzimu njye nababwira ngo Satani we ibyo arimo gukora, ibyo ari gushaka gukora, ni ukugira ngo afate abantu b'Imana bose abegereze, nangiza abamenagure, abashwanyaguze. Nshuti yanjye, wowe wafashe amafaranga kwa mpano y'Imana, mukanagira na conversation cyangwa se mukagirana ibiganiro, fata ibihe usenge, kuko ubuzima bwawe Satani yamaze kubupfundikira arabufite. Sintinya kubivuga, mpano y'Imana wowe nta mwuka w'Imana ugira. Kabiri, ukurana imyuka mibi, kandi nta bwami bubiri bukorana. Imana na Satani ntibikorana, ntibibaho. Kandi wowe uvuge yuko ubwawe ujya uvuga ngo ibintu byose ni ibitambo, ibi byose ni kondisiyo. Abo pasiteri mujyanye ikuzimu nabo baje, nabo bari mu bantu batuma ubwoko bw'Imana buruha. Imana idutabare. Muntu uri burebe iki kiganiro, kubw'imbabazi z'Imana, waragiranye ikiganiro na mpano y'Imana, conversation nawe mwaragiranye ikiganiro. Ikindi cya kabiri, mwaravuganye kuri telefone byonyine gusa. Ikindi cya gatatu, yaraguhaye amafaranga yose wafashe. Hari umuntu wafashe amafaranga arasenga, anariyiriza. Nkubwire ngo wowe warababariwe, kandi ubuzima bwawe bwavanwe ikuzimu. Icyo cyo kikubwira neza, bwavanwe ikuzimu. Uzampamagare, nzaguha ikiganiro, tuzakorana ikiganiro kabisa.
ubuzima bwe bwavuye ikuzimu, ubuzima bwe bwararokotse, satani yarabugwatirije. Tuzi ko iyo abantu babateze bagasenga Imana, amasengesho agenda afata wa bundi bateze akamuzana ubuzima, akagira ubundi buzima. Buriya Imana igikoresha abantu bayo, ariko bamwe ntibamenye ko bakoresha abantu bayo. Biratangaje kugira ngo Bosco Empire avuge ko uyu mugabo witwa Mpano y'Imana, akamuvugaho byinshi cyane kuntu akoresha imbaraga z'umwijima. Benshi mu by'ukuri nta muntu ntawera ngo de, ariko nibure niyo anabivuze hari abantu batabyumva, ariko mu byumve cyane. Ntabwo nkurana n'imyuka y'amadayimoni, imyuka y'abazimu. No. Part 1, iyi ni part 1 ntangiye kuri Mpano y'Imana. Nzageza part 10. Mpano y'Imana yaramaze kwibagirana, yaramaze guceceka, n'ibikorwa bye byaramaze guceceka. Iyi ni part 1. Buri munsi nzajya nsora part 2. Mpano y'Imana yaramaze guceceka. Niba ukunda ubuzima bwawe, niba ukunda gusenga, niba ukunda ushaka kugira ngo ube udakenyuka, sezera uyu mugabo witwa Mpano y'Imana. Ndakubwira Moses, sezera umugabo witwa Mpano y'Imana. Sezera vuba vuba wirukanse, kuko uyu mugabo misiyo afite niyo kurangiza abantu. Ukwezi kwa 12 mu kwitege mu buryo bwose bushoboka. Mwitega aba bantu mu kwezi kwa 12 barashaka gukenyaguza abantu, barashaka kubatega ikuzimu none bakabica. Murabizi icyo dore mboga ruzi ikintu yazize? Ntabwo mukizi. Ariko turagarutse nihanganisha umuryango we, komeze kwihangana. Mpamvu mbivuze mbwira abanyarwanda kugira ngo mube maso kandi amaso yanyu nafunguke, dore kuko uyu mugabo ibintu arimo gukora ni ibintu utapfa gusobanukirwa kuntu bimeze. Ni ibintu bizimije, ni ibintu bibi cyane. Ngewe sinkora n'imyuka mibi, sinkora n'abadayimoni n'abazimu bagenda ku mugaragaro bakigamba. Mu bihe bizazaza ibihe birushya, ari byo ibingibi turimo, ariho uri gusanga umuntu atacyumva iby'Imana birebesha amaso ye ngo yumve umuntu w'Imana, ahubwo kumva abazimu, akararikira abazimu n'abadayimoni kugira ngo abe ari bo yumva, abantu b'Imana ntabumve. Big problem. Uyu munsi wa none turi tariki 8 ukwezi kwa 12 uyu mwaka urangira. Hari impanuka nyinshi zigiye kuba kubera abadayimoni, imodoka nyinshi zigiye guhirima kubera abadayimoni, imbaraga z'umwijima. Mube maso, musenge cyane. Umuntu wese ufite imodoka nasenge, umuntu wese ufite moto nasenge, n'uyigendaho n'ugenda mu modoka nasenge, afata amasengesho asenge, kuko Mpano y'Imana hari ibitambo byinshi noneho agiye gutamba uyu mwaka. Agiye gusohoza misiyo y'Impano y'Imana, agiye gusohoza misiyo ye. Ariko umuntu uri busenge ntacyo ari bube, ararokoka, araba nk'umushumu ukuwe mu muriro, ararokoka amaboko ya Mpano y'Imana. Erega nawe ubwe, ngewe niyo mpamvu nzajya ndibabwira, nawe ubwe arabizi yuko ibyo akora, nawe ubwe arabizi yuko ibyo akora arimo akora vuba vuba. Biratangaje kugira ngo abantu b'Imana mwe musenga Imana, twe dusenga Imana, twizeye Imana, tutizera abapfumu n'abahiti n'abahivi na ziriya myuka mibi za Mpano y'Imana. Murabyumva neza? Abapfumu tunabihore, tunabaveho, tunabareke, tunabuvuga, tubihorere. Ariko mbabwire ngo mwese Yesu aje vuba bidatinze. Uyu mugabo Mpano y'Imana ngiye icyo namubwira ngo uhereye none umuntu wese wamuhaye subscribe, umuntu wese wamuhaye subscribe yateye inkunga abadayimoni, ni umuziro, ni ikibazo yiteje, ni inkunga yateye abadayimoni. Kabiri, arabatuburira ate se avuga ngo nimukore subscribe ku Mpano y'Imana? Ko nimukore ayo mafaranga ashaka, ayo mafaranga aya mafaranga ni kondisiyo. Ibyo avuga ngo ari gutanga amafaranga ni kondisiyo, kuko nimutaba amaso uyu mugabo ngo ni Mpano y'Imana, birarangira ubuzima bwanyu buheze.
wowe uri gufata amafaranga y'amahano y'Imana utwite, uwo mwana ni igitambo uhaye abadayimoni. Uwo mwana utwite ni igitambo uhaye abadayimoni. Uwo mwana azaba umwana w'abadayimoni. You know? Uwo mwana azaba igitambo cy'abadayimoni. Njye ndabivuze. Ahariho hose, aho yicaye hose, abimenye neza yuko bitazamuhira. Satani we ntekereza ko nubwo uko yakora kose ariko dufite Imana. Uko yakwigenza kose ariko dufite Imana. Uko yakwigenza kose ariko dufite Imana. Mu ijuru hari Imana ishoboye byose. Mu ijuru hari Imana ifite imbaraga ndetse n'ubutware. Umuntu wese wafashe ku mafaranga y'uyu mugabo agenze gake, afata amavi, akubita amavi asasenge. Iyi ni part 1, ndayivuga nzageza ku 10, part 10. Uku kwezi nanababwire ngo 2024 Pano Imana ntago azaba na 5, Pano Imana ntago azaba gikora. Azaba afite indi mayere, yahinduye. 2025 ntago azaba gikora. Azaba afite indi mayere menshi cyane, ntago azaba gikora. 2025 nibigera gikora nkuko yakoraga, muzabimbaza. 2025 Pano Imana azaba ari muri gereza, kandi imitwe ye yose ntago Pano Imana azaba kigaragara. Ntago azaba kigaragara Pano y'Imana, ntago azaba kigaragara buriya butubuzi bwe ntibuzaba kigaragara. Azana uburyo bwose akora indi mitwe yirukanye. Uko niko kuri. Ibi ngibi ndabivuze mbivugiye ahangaha nuko hari igihe umuntu wenda aba ari kuvuga gutya, yamara kubivuga gutya abantu benshi bakavuga ngo nkubwire ngo wafashe amafaranga y'Imana y'Imana ujya kwireba 2025 ukwezi kwa 10, turi mu kwezi kwa 10 tariki 8, 2024 na 5 mugiye kuzabona ayo matariki icwa 11 kwa 12 mugiye kuzabona kuntu akikazaba kashobotse. Mbatangarize ngo mushaka mwakubita amavasi mugasenga, kubera yuko uyu mugabo misiyo ye yamuzanye niyo kugira ngo yobye abantu, yo kugira ngo abajagaraze, yo kugira ngo atange ibitambo byinshi cyane kubera ko mwaka urimo kurangira. Munyumve neza. Uhereye none wowe muhamagaye kuri telefone, wowe mwiciranye mukaganira, wowe mwagiranye communication, wowe muhaye subscribe, wamuteye inkunga abadayimoni. Nibutse abadiaspora mwese mbibutse, yuko uyu mugabo mushatse mwamwihorera. Ibya Satani nta kintu atangira ubusa, ariko buri Imana irapfusha Satani arapfusha tugaseka, Imana yapfusha tukarira, Imana yapfusha tugaseka, aho kugira ngo turire. Satani yapfusha tukaneze. Satani yafata abantu tugaseka. Birimo birambabaza. Nimba ari ibihenda ndabifata nsenge. Uyu mugabo ibyo yigize, uyu mugabo watumwe na Sekibi Satani, avuga kurara abadayimoni nawe arabyigama ngakurara abadayimoni. Hako ubundi igihugu cyacu ko kidakorana n'abadayimoni n'abazimu. Ubundi uyu mugabo mwadufasha n'amasengesho turi gusenga natwe ubwacu, aho ngo amafaranga yacu ariko yatesha agaciro, amafaranga y'Abanyarwanda ariko yatesha agaciro, n'Abanyarwanda ariko batesha agaciro. Ubundi uyu mugabo nta kuntu byagenda. Uyu mugabo mu izina rya Yesu, uwo Mpano y'Imana ndagutongera mu maso y'Imana, urimo urakinisha Imana mu buryo budasanzwe, wowe ntagukorera Imana, uri Sekibi, ntagukorera Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi, uri Sekibi. Uraza guceceka 2025 ntabwo uzongera kuvuga, ugiye kwibagirana, ugiye guceceka wibagirane. N'abahagwaye subscribe basanze bakora in flow, bagufollowinze bagwa subscribe, bagusubscribe-ungura. Shatse bagusubscribe-ungura nturukareba, shatse bagusubscribe-ungura ugasigara wenyine. Abantu ibihumbi 18, abantu 18, abo ngabo urabafite. Abantu 18,500 abo ngabo urabafite. Abo ngabo bafite kuzimu n'abagushigikiye, 18,000 n'abagushigikiye. Ariko uyu mwanya muri iki kiganiro ndavuze ngo uhereye none umuntu wese wakoze subscribe kwa Mpano y'Imana, ubishaka wese nashaka atesha agaciro, araba yitandukanyije n'imbaraga z'umwijima. Uko niko kuri.
subscribe yahaye impano y'Imana. Murashaka amafaranga y'umuntu namwe ubwanyu murabizi yuko buse muzireguza iki, murabizi neza yuko avuga ko yavuye kuzimu, murabizi neza ko asingiza Satani, murabizi neza ko yemera Satani, murabizi neza ko ibikorwa bya Satani ari byo akoresha. Kubera iki ariko mwabantu mwe murimo murapfa mubireba, murimo murajya mu rwobo mubireba? Umunsi uzaba ugeze mu kaga uzatabaza nde? Warabwiwe kenshi. Nicaye kuri kamera ku ijwi ry'amahoro, ijwi ry'amahoro kuri kamera ndahicaye kugira ngo mbabwire ngo mugire murebe kure. Nicaye ku ijwi ry'amahoro mvuga ngo murebe kure mwabantu mwe, ngira ngo murebe kure, ngira ngo muzirikane murebe mumenye ibi bintu nje ndimo kubabwira. Uyu mugabo mumucika mumureke mumurekure, umugabo muveho. Misiyo ye niyo kuzambaguza abantu b'Imana, misiyo niyo kwica abantu b'Imana, misiyo niyo gutega abantu b'Imana akabakinyura akabica, misiyo niyo kubaza ubwoko bw'Imana. Mwamuvaho uyu mugabo muramushakaho iki? Muri mushakaho iki mwamurekura? Ibihumbi 18 byose byose yafashe, ibihumbi 18 byamaze gufata. Uko utera subscribe, uko umusaba amafaranga utera subscribe, niko agiye kugenda yangiriza. Agiye gutangira gukorera no mu ntara. Niyo misiyo afite. Niko Mwuka Imana yaje kunyereka. Mwuka Imana yaje kunyereka ngagiye kuzajya ajya no mu ntara. Kigali agiye kuva yagiye kuzajya ajya no mu ntara akore tere. Ajya no mu ntara abishakira. Areba abantu bashonje ari bajyana cyane, ariko bakenshi basenga. Ari bajyana cyane. Rero wowe urubwumva itangazo. Urubwumva iri tangazo ndimo gutanga. Uzirikane cyane, usengera famiye. Munyarwanda wese ahari nasenge. Munyarwanda ahari hose nasenge. Kubera yuko pana y'Imana 18,000 yamaze kubishyira kuzimu kubitamba. 18,000 yamaze kubitamba kuzimu hano y'Imana. Senga, urakurikirana ikiganiro usenga, kubera ko niba ataragutambye atanze mwene wanyu, niba utaramuhaye subscribe mwene wanyu yari muhaye, nanga abana barabikoze cyangwa se nawe waramamagaye cyangwa se wagira conversation muraganira cyangwa uramuhamagara. Gira vuba fuka musasi usenge usubscribe ngo uvuga ati ngiye nitandukanyije na Sekibi Satani, na Sekibi ndamwitandukanyije kuko akorana n'abadayimoni, arabizi neza. Mari kumpera umugisha mwinshi cyane. Ngewe iyi ni part 1, iyi mpano y'Imana part 1, kurwa gucecekesha mpano y'Imana part 1. Senge 18,000 amaze kubirangiza na 100. Gucecekesha mpano y'Imana part 1. Ubu ngubu nge ndamuzi umugabo umugabo ndamuziye. Nashaka asubire kwa Mayimuna, asubire kwa Serusofero wamutumye. Umuriro w'Imana ugutwike, umuriro w'Imana ugutwike mpano y'abazimu, umuriro w'Imana ugutwike mu izina rya Yesu, 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 umuriro w'Uwiteka Imana nyir'ingabo ugutwike mu izina rya Yesu. Atwike intekerezo zawe, atwike imigambi yawe, utwike imigambi yawe ufite 2025, utwike imigambi yawe ufite aya mezi 3 kwa 10 kwa 11 kwa 12. Witeka twike, muri Witeka utwike iyo migambi yawe yose ishirira ihinduka ubusa. Hinduka ubusa. Uko nshwanyaguza urupapuro niko nshwanyaguza imigambi yawe. Ndayishwanyaguje imigambi yawe yose ufite. Kwezi kwa 10 kwa 11 kwa 12. Abantu ushaka kwica bateje impanuka, ushaka kwica ubateje ubwihere, uteje uburwayi, ushaka kwica bateje gukenyuka, imigambi yawe mu izina rya Yesu ndayitatanyije, ndayijagaraje mu izina rya Yesu. Umuriro w'Uwiteka ugutwike mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibampera umugisha mwewe, wowe Imana ugumugisha ugiye gukora subscribe ku ijwi ry'amahoro. Ijwi ry'amahoro, nyaboneka kora subscribe uri mutarakoze subscribe uyize kuyikora, noneho wandike na comment. Wandike comment, umpeka like, hanyuma sharing ibiganiro. Iri ni ijwi ry'amahoro part 1. Ijwi ry'amahoro ubu ngubu ni part 1. Part 1, gucecekesha mpano y'Imana part 1 mu izina rya Yesu Kristo. Mfasha tumucecekeshe. Pereza subscribe,
hanyuma nurangiza wandike comment umubwire ko ushyigikiye, wandike comment ubwire ko ushyigikiye, unasharinga ibiganiro byacu, ubisharinga ahantu hose, ahantu henshi baze gusobanukirwa n'uyu muzimu, kugira ngo umuzimu aze gutsindwa mu izina rya Yesu. Mana bampera umugisha, Uwiteka abashyimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Mana turagushimiye mwami, turagushimiye kuri mwiza, ujya wumva gusenga kwacu, ntabwo ujya udufera, ariko mwami wanjye Satani waradufera. Uri mwiza Mana, ntawe uhwanye nawe, uri mwiza, uradukunda. Uyu mpano y'abazimu n'abadayimoni turamucecekesheje, korakwiye gukomeza. Haleluya, urakoze kuri Mana yacu nziza. Imana iva gusenga mu izina rya Yesu, amen. Kora subscribe ku Ijwi ry'Amahoro, kora subscribe ku Ijwi ry'Amahoro. Subscribe irakenewe cyane kandi irihutirwa cyane. Subscribe, sharinga ibiganiro, hanyuma andike comment. Ndashaka comment niba unshigikiye, niba udashyigikiye impano y'Imana impa subscribe. Niba ushyigikiye impano y'Imana, niba ushaka ko impano y'Imana agutega kuzimu, uyinyime subscribe. Ariko niba ushyigikiye umpe subscribe. Niba impano y'Imana umushigikiye, uyinyime. Uyu munsi rero kuba unshigikiye byonyine gusa ukibara gukora iki kiganiro, umpe subscribe niba ushyigikiye kabisa, kandi unakane ku like cyangwa se wandike na comment, usharinga ibiganiro. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Yambu.